ninde mwungeri, ninde mushumba uragira intama z'Imana. Dufite ba pastors, dufite abashumba. Bibiliya rero ikavuga ngo umushumba mwiza apfira intama ze. Abandi bose biyita abashumba cyangwa biswe abashumba ariko badafite gupfira intama zabo n'abanyazi n'abajura, nago tubitindaho turabigarukaho. Nshuti bavandimwe, nkuko bisanzwe ni Bugingo Antoine. Ikiganiro ni baho neza, mugezwa n'umuryango baho neza mission Rwanda. Bakunzi Ivugangingo TV online, twongeye kubana namwe kandi uno munsi turasabana dushimira ubuyobozi bwa Ivugangingo TV buduhereza umwanya wo kubana namwe no gusangira namwe ijambo ry'Imana, kandi dushimira n'Imana iduhereza uyu mwanya. Rero reka twihute tugere ku ngingo y'uno munsi. Uno munsi turaganira ijambo ry'Imana riboneka muri Yohana ibice 10. Turaza no kwifashisha ibindi byanditswe kugira ngo dukomeze gusobanukirwa. Turahera ku murongo wa mbere, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 10. Kandi koko uko nyine dusanzwe tuganira, tugasangira, tukagerageza gusobanura ukurikije n'ibibazo bagenda batubaza. Twongeye kwifashisha Bibiliya ntagatifu, iyo version ya Bibiliya ntagatifu, kugira ngo n'abatazi version cyangwa Bibiliya ziri mu ndimi z'amahanga ugenekereje ubona Bibiliya ntagatifu cyangwa biri ijambo ry'Imana igenekereza gusobanura ibintu ahagana mu ndimi zavuye mu mahanga. Umurongo wa mbere rero uravuga ngo ndababwira ukuri koko, umuntu winjirira mu irembo ry'urugo rw'intama ahubwo akuririra ahandi aba ari umujura n'igisambo. Gatoya, umuntu utinjirira mu irembo ry'urugo rw'intama ahubwo akuririra ahandi aba ari umujura n'igisambo. Turabasaba imbabazi gato, umuntu utinjirira mu irembo ry'intama abakurira ahandi aba ari umujura cyangwa se akaba ari igisambo. Ngo ariko unyura mu irembo we aba ari umushumba w'intama. Haleluya. Turashima Imana cyane. Rero iyo ukomeje ku murongo wa 3 haravuga ngo uwugarira irembo aramwugururira, n'intama zikumva ijwi rye, maze agahamagara intama ze mu mazina zayo, nuko akazahura. Uno munsi turashaka kureba mu by'ukuri dufite abantu benshi, ntabwo ndi buvuge mu ndimi z'amahanga, pastors, shepherd n'ibindi oya, cyangwa se pastor oya cyangwa pasteur. Turashaka kureba mu Kinyarwanda cy'iwacu ninde mwungeri, ninde mushumba uragira intama z'Imana. Twebwe twese batubwiye ko twahindutse intama za Kristo, ibyo ni ukuri, ariko umwungeri nyakuri ninde? Tugiye kubireba none ahangaha mu byo Yesu Kristo yigishije muri iri jambo cyangwa Yesu Kristo. Tujye dupfa amazina, kandi mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza bavuga Jesus cyangwa Jesus, ntabwo tubishwanira, ariko mu Kinyarwanda iyo hajemo Yesu cyangwa Yesu bikibazo kubera imyemerere cyangwa imyizerere. Dukomeze rero, umwungeri w'ukuri cyangwa umushumba w'ukuri ninde? Umurongo wa 3 ngo uwugarira irembo aramwugururira, n'intama zikumva ijwi rye, maze agahamagara intama ze mu mazina yazo, nuko akazahura. Umurongo wa 4 ngo intama ze zose iyo amaze kuzikura mu rugo azijya imbere zikamukurikira, kuko ziba zisanzwe zizi ijwi rye. Kuko ziba zisanzwe zizi ijwi rye, iyo agiye imbere ziramukurikira. Ntabwo twasoma ibice byose kubera ko tuba dufite umwanya muto, ariko uraza kugenekereza. Tugiye gusimbuka gatoya tugere ku murongo wa 9. Yesu Kristo noneho hari kwivuga adusobanurira umwungeri nyakuri. Ku murongo wa 8 wa 9 wa 8 haravuga ngo abandi bose baje mbere yanjye n'abajura n'ibisambo, n'intama zanze kubumva. Aho niko Yesu Kristo avuga mu gitabo cyanditswe cyangwa ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohani ibice 10 umurongo wa 8 ngo abandi bose baje mbere yanjye n'abajura n'ibisambo n'intama ntabwo cyangwa zanze kubumva. Umurongo wa 9 ngo nige rembo. Yesu Kristo cyangwa Yesu Kristo aravuga ngo ni njyewe rembo, uzanyuraho yinjira azakizwa, azashyira yizane
kandi abone urwuri. Umuntu winjiriye muri Yesu Kristo ntabwo ashobora kubura urwuri, ntabwo ashobora kubura irembo yinjiriramo. Aho ngaho niho ndi kuvuga. Ndashaka ko tuganira uno munsi tuvuge, hari abantu benshi bitwa cyangwa bo biyita abashumba. Bashumbye iki? Turaza kubibona. Ese koko ni ukuri kuzuye ko ijambo ry'Imana ko bita abashumba? Ijambo ry'Imana naryo ni indi ngingo tuzaganira. Ijambo ry'Imana ni iki? Tuzabigarukaho. Umurongo wa 10 haravuga ngo umujura agenzwa no kwiba no kwica no kurimbura, ngo ariko jyewe rero nazamwe no kugira ngo intama zigire ubugingo kandi zibugire busaga menye. Muri Bibiliya iravuga ngo kandi zibugire bwinshi. Hano bavuze ngo busagambye. Ikintu gisagambye kiba ari kinini, ntabwo ubasha kugiheza n'amaso yawe, byagakwiye kungana n'isanzure. Niyo njya numva nkurikirana no mu bushakashatsi n'aba scientifique bakerekana ko batazi iherezo ry'isanzure nayo ni infini. Ni ukuvuga ngo zibona ubugingo ndetse busagambye. Umurongo wa 11 ngo ninjye mushumba mwiza, umushumba mwiza yigurana intama ze. Muri Bibiliya yeraho hananditswe ngo umushumba mwiza apfira intama ze. Nkuko yabivuze imbere ngo abandi bose bari abanyazi, ibisamba, abajura. Mu yandi magambo cyangwa se mu ijambo yivugiye hano aravuga ngo umushumba mwiza yigurana intama ze. Bibiliya yerayo ikavuga ngo umushumba mwiza apfira intama ze. Abandi bose biyita abashumba cyangwa biswe abashumba ariko badafite gupfira intama zabo n'abanyazi n'abajura. Ntabwo tubitindaho, turabigarukaho. Ariko naho batabanyazi n'abajura reka tubireke, ntabwo ari cyo kibazo. Ariko tugiye mu by'umwuka, mu by'ijambo ry'Imana, tuzi icyo Bibiliya yita ubwo bujura. Ntabwo ari ukora umuntu mu mufuka, ntabwo ari ukubita umuntu ngo umuhitane, ngo umwambure kandi umufate ku ngoya. Ahubwo wowe umuhenda ubwenge, ukamucurika imitekerereze, ukamwumvisha ko ari we wenyine Imana yemeye ku isi kandi ko wasizwe amavuta. Ni ukuri kwawe, ariko ntabwo ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ukuri kwa Yesu Kristo witangiye abantu akaza gupfira abantu ku isi. Ntabwo ari ukuri kwa jambo wihinduye umuntu. Oya, ntabwo ariko kuri. Ahubwo hano turabibona neza ngo ninjye mushumba mwiza. Umushumba mwiza yigurana intama ze. Umushumba mwiza apfira intama ze. Ese wowe witwa umushumba uno munsi, nta kibazo, ntundenge, nanjye sinkurega, ntiturenganyane. Ahubwo wowe umaze gupfira intama zingahe? Amen. Nawe ubyibaze, uraza kubitekerezaho. Hari abantu benshi bansaba ngo mvuge ibyo abantu bashaka kumva mu ijambo ry'Imana, ariko ntabwo nabishobora. Ahubwo mvuga ukuri uko kuri, ndavuga ukuri uko ngusoma. Turaza kureba, hari abandi bafite ibyanditswe. Bibiliya ni nziza, iradufasha cyane, iradushyigikira. Ariko Abefeso 4:11 Paulo yabigarutseho, intumwa y'Imana. Ndamwemera cyane Paulo. Aravuga ngo Imana itanga impano. Ngo imaze gutanga impano, cyangwa Yesu Kristo atanga impano. Yesu Kristo mu ijambo ry'Imana tubona ko ari Imana. Ngo amaze gutanga impano, ngo bamwe bahindura abigisha, abandi abahindura intumwa, abandi abahindura abungeri, ngo abandi abahindura abahanuzi. Nibyo, ni ukuri. Paulo arabivuze mu ijambo ry'Imana. Abefeso 4:11. Ntabwo ngiye guhinyuza ibyo Paulo yavuze nk'intumwa, ahubwo turareba dufatikanye, tubihurize hamwe, tuganire, turebe igisubizo. Iyo uje kureba Matayo 23 umurongo w'8 n'umurongo w'9, Yesu Kristo abwira intumwa ngo mwebweho ntimuzemere ubita rabi. Kubera ko rabi bisobanurwa uwigisha. Ngo mwigisha wanyu n'umwe niwe Yesu Kristo kandi ari mu ijuru. Ku murongo w'9 ngo ntihagire undi muntu mwemerera yuko mwita data mwisi. None munsi hadutse, none birenze no kuba pastors, birenze no kuba bungeri, ahubwo turi twabahaye amazina ya badadi, niho batubyara. Kandi koko batubwira ko batubyara muri Roho Mutagatifu. Ariko Yesu ku murongo w'9 muri Matayo 23 arahanura, atanga impanuro mbere. Hari abantu bita abahanuzi muri no minsi, ibyo nabyo tuzabiganura kagabo. Umuntu wese waguhanuye, umuntu wese waguhaye impanuro, umuntu wese waguhaye inama ari umuhanuzi. Yesu aba umuhanuzi muri uwo mwanya, atanga impanuro ati mwebweho ntimuzagira undi mwita data, so n'umwe ari mu ijuru. Haleluya. None twe dufite ba daddy, dufite ba pastors,
dufite abashumba ni byiza ntacyo bidutwaye ariko hano ntuze kunyumva nabi ahubwo Yesu we yavuze ngo nimwemere ko babibita mubyiyita nimwemere kubyiyita Matayo 23:89 aho boya wenda niyo babibita mu yandi magambo ca bugufi nawe ntuzamuriremo icyubahiro cyo gukandagira abandi nawe ntuzamuriremo icyubahiro cyo gukanga abandi oya niyo babikwita ariko ntago bikwiriye Yesu yaravuze ngo ndi mwita data n'umwe nuwo mwijuru ni Imana niwe data wa twese aho ngaho rero no haziramo ikibazo bamwe biswe ba data batubye muri roho mutagatifu abandi biswe ba data kubera izo mpamvu zose ntacyo bitwaye dukomeze tubishyigikire ariko natwe tubisobanukirwe umushumba numwe umwungeri numwe ni Kristo data numwe ni Imana Pawulo nubwo yabivuze yaravuze ngo ntitwemere kubyitwa ahubwo twe duce bugufi niba bitwita duce bugufi nicyo kintu twaganira guno munsi abashumba abapastori abiyita ba papa ba dadi mu mwuka sibo ngarutse ahubwo ngo buri wese asobanukirwe ijambo ry'Imana rivuga ngo umwungeri mwiza nupfira intama ze ntabwo ari umwungeri udapfira intama ze undi muntu rero uri gitegure gupfira izi ntama aze adusobanurire ko nari budupfire dufite umwungeri umwe ni Yesu Kristo wadupfiriye twese dukomeze tubana amahoro Ikiganiro muzakomeza kukibona buri cyumweru saa 5 kandi ushaka kujya muri groupe ya WhatsApp uraza kubona description ya link ya WhatsApp muri description y'iki kiganiro uraza kubonamo link uraza kubonamo link ya nuze muri description y'Ikiganiro uraza kubonamo link kuri video kuri YouTube n'ahandi hose dukomeza dushimira Imana cyane ku bwa Ivugangingo TV yayiteguye tugashimira n'Imana duhuye umwanya kandi namwe mudukurikirana Uwiteka Nyiringabo akomeze kubagura akomeze kubatera ingabo mu bitugu mu nzozi zanyu mu ntekerezo zanyu mu cyerekezo cyanyu mukomeze gutsinda no gukomera kandi koko muri Kristo Yesu turabatsinzi no kurushaho tubisabye cyangwa tubivuze kandi tubyishimiye mu izina rya Yesu Kristo amen. Waba wifuza ahantu heza kuba wasohokera ukamara stress ukumva umerewe neza n'ahandi usibye muri El Clasico Beach hafi y'amazi aho uzasanga akayaga keza n'ibiti by'imikindo bikuzanira akayaga gatuje tubafitiye serivisi nziza accommodation restauration ndetse na bar serivisi yacu ni nziza cyane ndetse uhasanga ibinyobwa byiza byinshi bigezweho hahandi wicaye ureba uko amazi atembera ureba n'ubwiza bw'igihugu cyacu n'ahandi nakurangira kuri El Clasico Beach ushaka n'ahandi wumva wazireba umuziki bawubyina nabyo ni munange iwacu kuko tugufitiye aba DJ basobanukiye n'ibyo umuziki ese ukunda umuziki El Clasico Beach wadusanga mu karere ka Rubavu kuri Brasserie hafi y'amazi